bure no kwango narajuriye ariko mbona yuko ikintu cyari cyatumye nsindwa na mbere nitwaje ko mfite ukuri ndagenda abantu kuri kwanjye kuri butsinda ariko nzagusanga hari mu rukiko sinzi igitsindi cyari ariko nabonye ko atsinda amategeko icyo nabonye cyaba gitsinda mu rukiko kuri uragufite ariko buriya se iriya deni ryari riciye mu mategeko ntabwo mbizi wenda ngiye ku ruhande rwanjye icyansindishije nabonye ari ukutamenya wenda ikigendanye n'itegeko kuko njye ukuri kose numvaga ngo ufite kugaragara kunafatika mfite ibimenyetso biri hadi muraho neza bakunzi ba HFM amahoro y'Imana bane namwe haciye igihe kinini tutabonana ariko Uwiteka yongeye aduha umwanya kugira ngo twongere tubonane twongere dusuhuzanye ndibaza ko Imana ibarinze yabarinze kuva mu kwa mbere mukageza mu kwa 12 murabona ko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza kandi twizeye yuko Imana izabaha kurangiza uyu mwaka amahoro ndetse mugatangira n'uwa 2024 nanone amahoro. Tugarutse imbere yanyu rero tubasuhuza igihe turi kuvugana ni Reverend Jean d'Arc Rugamba twongeye kubasuhuza hari haciye igihe pe twari tubakumbuye twari tumaze iminsi dufite imirimo myinshi igenda itubuza guhura namwe ariko uyu munsi twongeye kugaruka tuzanye na Suzanne twigeze gukorana ikiganiro muramuzi umudamu yahuye n'ibibazo byo kurenganywa hanyuma turaza kubabwira mumenye nuko agarutse ate kuri uyu munsi kugira ngo twongere tuganire ariko reka dusenga Imana kugira ngo tukore kino kiganiro dusaba Imana ibane natwe. Mana yacu nkuru y'icyubahiro twongeye kugushima izina ryawe niryubahwe waduhaye kuramuka uduhe no kwirirwa amahoro kandi uduhe no kurangiza uyu mwaka amahoro twese n'abakunzi ba HFM ubane natwe muri iki kiganiro duhe umugisha wawe mu izina ryawe rigera Yesu amen. Reka dusome ijambo ry'Imana ritoya hanyuma duhite twakira umutumirwa wacu nkuko naririmbe babwiye. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 82 umurongo wa 3 haravuga ngo muca imanza zikwiriye uworoheje n'imfubyi muca imanza zirenganura umunyamubabaro n'umutindi. Imana itugirire neza muce imanza zikwiriye uworoheje n'imfubyi muyicira imanza zitabera muca imanza zirenganura umunyamubabaro n'umutindi. Enidi ntabwo wenda nuko mu kinyarwanda kigenda kiburamo amagambo ni umuntu mbese ukeneye uri muri nidi ukeneye ubufasha niko ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma rero tutatinze ubushize twakoze ikiganiro na Suzanne araza kubabwira no kubibutsa tubereka uburyo Satani yibasiye yibasira ingo ari kumwe n'umugabo wiwe. Umugabo we aza muri Kigali amubeshya ko aje mu kazi ashaka y'undi mugore atabizi hanyuma noneho arangije akazu yari yamusizemo n'abana be 2 arangije aza gushaka no kugatwara no kugira ngo basigare ku gasozi bamuce. Rero uko baciye urubanza ibyo ari byose mwarabyumvise harimo ibintu by'akarengane hanyuma noneho arajurira Suzanne. Ubu rero aje ngo tuganire ababwire hari haciye igihe mumenye aho bigeze hanyuma mumenye n'igikurikiyeho kubijyanye na kwa kurengana kwe. Rero Imana ibagire neza ibaha umugisha mukurikirane kino kiganiro ibyo ari byose hari icyo kibasigira kandi uwo Imana ikora ku mutima burya ushobora kurenganura urengana kandi kumurenganura ni uburyo bwinshi bugiye butandukanye. Hari uburyo wamufasha hari uburyo wamubera umuvugizi hari uburyo bwinshi kandi Imana yaguha umugisha. Reka rero muri aka gahe twakire Suzanne kugira ngo yongere abibwire.
uraho neza Suzanne? Uraho neza mama Bishop. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Haciye igihe kinini ndumva wakwibwira abadukurikiye ukababwira ukongera ukabiyibutsa. Yego murakoze cyane. Yesu abaha umugisha. Nitwa Suzanne niyo mushobozi. Ndi mama abana babiri. Duherukana mu minsi yashize mfite ubuhamya nari ndi gutanga ndi kuvuga ibintu byari byambayeho bigendanye n'akarengane nagiriye mu rugo, ndangije maze kukagirira mu rugo bigera no mu rukiko. Wenda hari ubu batarabonye ikiganiro navuga muri make, ariko ubwo no kuvuga ngo umugabo yavuye mu rugo aza muri uyu mujyi twe dutuye mu ntara, avuga ko aje mu kazi, ahageze ashaka umugore ansigana n'abana aho ngaho. Ibyo nabyo ntibyamunyura, birangira aje gusaba ubutane, ubwo ndi kuvunagura. Aragenda ararega asaba ubutane, turagenda turaburana. Hanyuma rero ubwo imyanzuro yavuye muri urwo rubanza niyo ntishimiye, njya kujurira. Ubwo icyo gihe naje ahangaha ndi kuvuga yuko nari natanze ubujurire, ariko icyo gihe bari batarampa itariki yo kuburana. Ese harya ubwo yaje arega avuga ko ashaka ubutane kubera iki? Kugira ngo andege njyewe, niba ari njyewe ndabaye imbarutso yabyo sinzi, ariko naraje namenya ahantu aba muri uno mujyi, nza kumushaka mvuga ati byibura amfashe no mu buryo bwo kurera abana. Mpageze ubwo urumva umuntu yaraje arahanyereka, ndagenda njya kuhamureba. Icyakora nsanga atanahari, masanga uwo mudamu we babana yazanye. Biba ngombwa yuko ibintu biba birebire, ariko urumva nagiye njyanyeyo n'umuyobozi w'umudugudu. Tugezeyo babona nyine ni ibintu bibaye birebire, kandi nzi ko nge byagarukira hafi, nibura akavuga ati jya ufata n'aya makeya utunga abana nongeranye n'utwo nabashaga gukorera. Kandi harya wa mukobwa yazanye ino muri Kigali yari inshuti y'umuryango, ntiyajyaga aza mu rugo? Yari inshuti y'umuryango, ubwo nyine wari uri no kumushakira n'akazi ugira ngo namushakiraga no gukorera inzu yo gukoreramo, ugira ngo ni inshuti y'umuryango nyine yaje, mbese uri kumufasha. Yego rwose, ubwo byo nanze kwirirwa mbisubiramo kuko mvuga n'igihe ni gito. Wenda abantu benshi barebye n'ikiganiro cya mbere ho nari nabisobanuye. Okay, noneho rero ubwo ibintu bibaye birebire birangira bigeze mu buyobozi, biva mu mudugudu birazamuka bigera kuri polisi muri RIB nayo iravuga iti nta kuntu umuntu yazana umugore wa kabiri afite uwisezerano batatandukanye, ibyo babyita ubushoreke. Bajyana ikirego muri parike, n'ubu ngubu kiba mu parike y'Irusororo, niba wenda bataragisibye sinzi ibigendanye n'ibirego uko bigenda. Nyuma rero ubwo muri iyo minsi ya vuba cyane yahise yitangura nko kugira ngo yitabe ajya muri ibyo ngibyo namureze, murumva ninjye wari wamureze ubushoreke, byarangiye ari ikirego cy'ubushoreke. Yahise aza kurega ubutane, umuntu uje kuregwa rero ntago yabura ibyaha guhimbira. Yagiye ahimba ibyaha ngo kumuhoza ku nkeke, mbese hari iturufu abagabo baba bazi bagomba kuregesha, ariko ibyo byose mu rukiko basaba ko bifitiye ibimenyetso. Umunsi wo kuburana rero ugeze, basanze ibyo byose ndega nta bimenyetso bifite. Nanjye rwose ndaburana nkumva naburanye neza kuko nari mfite ibimenyetso by'ibyo ndega, ukwiregura kwanjye nari mfite ngiye ibimenyetso. Yari yarataye urugo, mfite igipapuro cy'umudugudu ibyo ngibyo by'ubwo bushoreke, nayo mfite iyo nyandiko yo muri RIB. Numva ari ibintu bihagije byatanga n'ubutane ahubwo ubwabyo. Rero byaje kurangira n'ubundi ubwo urubanza rukomeje ruraba. Kuri uwo munsi turi buburane nibwo yaje avuga, noneho azana ikintu gishyashya ngo kidene afite. Idene nge mvuga ko ntaryo nzi. Uwo munsi maze kuvuga ko ntaryo nzi, nangaragariza amakontara yaryo, aravuga ngo azayazana. Umucamanza namaze uzabizana nyuma urubanza rwarangiye, kuki utabizanye mbere ari nayo wareze? Nuko ubwo mu by'ukuri nkumva ko natsinze pe, kuko ibyo nabonaga byari ukuri, mfite n'ibimenyetso. Ku munsi wo gusoma urubanza rero bararusomye, nibaza niba ari n'urwanjye biranyobera. Bemeza yuko iryo dene rye baryemeye kandi ntaryo bangaragarije, ko rigomba kwishyurwa kandi rikishyurwa hagurishijwe iyo nzu tubamo. Inzu uko yaba imeze kose iba ari inzu, mba numva bimfashije. Burya niyo wavuga ngo mbonye amafaranga 1000, nubwo wakigura inosi y'ubugari, ariko nibura utahaho mu nzu yawe biba bifashije.
ubwo rero icyo gihe nibwo nahise numva ntayo umutwe ndavuga se aya madeni ntayo nzi n'umucamanza ubwe ntayo yabonye umunsi aducira urubanza na n'uyu munsi muri systeme ntabyo yashyizemo ibizo kontra za banki yagujije niko rero gufata inzira yo kujurira nuko ubwo ngubwo narajuriye uyu munsi nje hano barampaye n'itariki yo kuzaburana mu kwezi kwa mbere ku itariki 11. Ngira ngo abumvise kino kiganiro cya Suzanne na Family Ministries bumvise uburyo abantu barenganywa ubutabera harimo abantu batari inyangamugayo niko twavuga kandi burya muri iyi si umukiranutsi si watsinda buri gihe umunyakuri si watsinda buri gihe niyo mpamvu nyine nawe watsinzwe kubera nyine turi mu isi irenganya isi nyine niyo ariko ibyo ari byose uko twavuga haba harenganije umuntu wenda akaba yafata na ruswa wenda akaba yafata yacu urubanza arugoretse mu buryo abitewe n'impamvu iyi cyangwa iyindi tutakwirirwa twinjiramo ariko bibaho hanyuma murumva uburyo ki nta bimenyetso na bimwe ariko bashatse kugurisha akazu mwari murimo n'abana kugira ngo nayo mafaranga ayatware nanone usigare gutyo kandi bigaragara ko nta kimenyetso na kimwe hanyuma rero warajuriye ubushize watubwiye ko wajuriye ubu rero bimeze gute urashaka iki kuba kumva ni iki wifuza bure no kwango narajuriye ariko mbona yuko ikintu cyari cyatumye nsindwa na mbere nitwaje ko mfite ukuri ndagenda abantu kuri kwanjye kuri butsinda ariko nza gusanga hari mu rukiko sinzi igitsindi cyari ariko nabonye ko atsinda amategeko icyo nabonye cyaba gitsinda mu rukiko kuri uragufite ariko buriya se iriya deni ryari riciye mu mategeko ntabwo mbizi wenda ngiye ku ruhande rwanjye icyansindishije nabonye ari ukutamenya wenda ikigendanye n'itegeko kuko njye ukuri kose numvaga ngufite kugaragara kunafatika mfite ibimenyetso biri hadi rero ndavuga nti uko biri kose ubwo njuriye nazongera ngatsindwa nk'uko nari natsinzwe mbere ndavuga nti uko biri kose ndamutse mbonye umwunganizi mu bigendanye n'amategeko byamfasha ubwo rero umwunganizi urumva naragiye ndamushaka ariko ubushobozi bwagiye bunshira nubwo nari mfite buke bwagiye bushira kubera inshingano z'urugo rwanjye nyine nuvuga ngo hari n'urugeze kumurego ikirego cyo kusaba ibirera abana cy'indezo umwaka washize 2022 icyo kirego kiba cyihutirwa niko cyitwa rwose urubanza rwaciwe vuba cyakora agerageza kuvuga ngo nta kazi afite n'ikibaragenekereza bamuca amafaranga make 25,000 bayamuciye nayo ntigeze yatanga no munsi umwe nawe umbwire umuntu yigisha muri segonderi amafaranga umwarimu muri segonderi ahembwa arazwi uko biri kose nubwo tutamenya ngo nayangaya gutya ariko hari aherwaho ayo mafaranga yanze kuyatanga no munsi umwe ndagenda njya no ku kazi mbibwira umukoresha we arambwira ati hoya birasaba kuzanwa umuhesha w'inkiko niwe ubishinzwe ese ubundi urukiko ntirugomba gushingira kuri kontra ahubwo afitanye n'akazi kuko ibyo ari byose bafite uburenganzira bwo kumwaka kontra ye bagareba umushahara akorera kugira ngo bamenye ibyarengera abana ibyarengera umuryango kuki batabikoze ibyo bigendanye na kontra nabyo ku kazi naragiye mbisaba umukoresha arambwira ati pe kontra irahari ariko ntago tugomba kuyiguha wowe ntudukorera umukozi wacu niwe tugomba kuyiha ikindi urukiko rwayidusaba tukayibabo bafite ubwo bubasha yego ngeze ku rukiko mbibabwiye ngo sitwe tugushakira ibimenyetso yego ubwo nkahera mwaho hagati gutyo we akaba ntari buyifate ngo ayitangire kuko adashaka kurekura amafaranga urukiko narwo ngo situgushakira ibimenyetso ndahari n'igihe kiba kitaragera sinzi hanyuma ubu aracyakora kuko kugira ngo noneho urumva no mu rukiko yazaga avuga nta kazi ngira kandi ngiye ku kazi ndahazi n'umukoresha turavugana rwose umunsi umwe umwana yigeze kurwara arandembana ndavuga nti ndagenda ndamuvuza bisanzwe muri centre de santé abizi ko kuri mituweli batanga imiti y'indwara yoroheje
umwana bamuhaye iyo miti batanga arushaho kuremba ahubwo, kandi ngewe nk'uko nabivuze ubushobozi bwanjye bwagiye bukendera pe, uduke nari mfite tugenda tunshiraho. Ndavuga ngo reka ngende byibura nabona ko ari umwana urwaye aramugirira impuhwe nibura namuvuze muri prive. Ndaza musanga ku kazi, mbwira uwo mukoresha w'ikibazo mfite ati noneho kuzanye n'umwana, ndamusobanurira, aramuhamagara aramubwira ati ko umudamu wavuga ko ashaka kuvuza umwana bite, kubera iki umukoresha ubuhe bwishingizi ubundi. Ahita avuga ngo ngiye ariko ngo mituweli barayifite. Batese ukoresha mituweli hano ntituguharama? Nuko namenye ko agira rama, sinari nzi ko anayifite rwose. Ubwo ako kanya bahise bamubwira ati rero ubu ni ubuzima bw'umwana uri gukina nabwo, wima abana ibyo kurya bime n'imiti, ko amafaranga n'undi tuba twayagukasa utayashyira no mu mufuka, niki gituma utaha abana uburyo bwo kwivuza. N'uburyo bwo kwivuza nibura nabo urumva barumbiwe. Ubwo rero yahisamo iyo nimero ya rama yo kwivurizaho, ndagenda njya kuvuza umwana. Ariko urumva nge nabonye ko impamvu yabaga amyima iyo nimero yo kwivurizaho ko ari ukugira ngo akomeze agaragaze ko nta kazi agira. Ariko uyu munsi wa none umwana ndagenda nkajya kumuvuza kuri iyo rama, byumvikana ko ari umukozi ufite kontra wemewe n'amategeko y'icyo kigo. Yego. Ya murumva uko uburyo ki umuntu arengana. Ikindi nacyo murumva ibibazo by'umuryango, nk'uko HFM ari ministry igamije kubaka umuryango ufite ubuzima. Murumva ko bibabaje mu bisanzwe uburyo ki abana bashobora kurengana, bakananirwa n'uburyo bwo kwivuza, ise akabima ibyo kurya, kandi akorera amafaranga kugeza naho umwana ashobora kurwara akaba yanapfa ahimana na nyina. Turagira ngo tubwire abantu batwumva muri iki gihe twese tukarwana runo rugamba. Ntabwo byumvikana uburyo ki imiryango ibayeho. Murabona amadivorce ukuntu agwiriye, hanyuma uburyo umugabo n'umugore bagirana ibibazo, hanyuma abana bakaza kugwa hagati aho. Abana bakabaho nabi, abana bakabaho batishimye, abana bakabaho uburenganzira bwabo ntawe ubwubahiriza, kuko umwana akwiriye kurerwa n'ababyeyi bose, cyangwa se akabona urukundo rw'umubyeyi w'umugore n'umubyeyi w'umugabo, kuko umwana we akubura nyine ashaka gukurira nyine kuri papa, kuri mama. Ariko noneho bitari ibyo byo kumubuza uburenganzira bwe, noneho bikagera naho wanamwima n'ikintu cyamutunga, bikagera naho wanamwima n'icyamuvuza kandi ufite n'ubwo bushobozi. Rero murumva ko isi iri kugenda igera ahantu habi. Umuryango nyarwanda rwose, ubundi abanyarwanda bari inyangamugayo bashyira mu gaciro, ariko iki kintu cyagwiriye. Hari abana benshi tuganira, abana bafite ibikomere byo kutabona base, bafite ibikomere byo kutaganira nabo kubera ibibazo bafitanye mu miryango, umugore n'umugabo. Rero rwose bantu mudukurikira, dukwiriye gusengera ikibazo cy'umuryango muri iki gihe, ariko atari no gusenga gusa, tugahaguruka tukagira n'icyo tugikorera. Nge nibaza ko ibi bintu bari gukinisha by'ubutane, wumva ko watandukana uko wiboneye, wumva ko mwagabana, ibyo rero byose ni ikintu gikwiriye kwigwaho neza. Nibaza ko wenda tuzakivugaho mu kindi kiganiro, tukareba n'ikintu cyakorwa kugira ngo kirimite ubu buryo bwo kumva ugirana akabazo n'umuntu, ukumva ako kanya ushaka kudivorsa, utarebye inshingano wemeye, utarebye ibyo warahiriye, utarebye umuryango ufiteho inshingano, utarebye ku burenganzira bw'abana mwabyaye batabigizemo ubushake, cyangwa se batabigizemo uruhare. Rero rwose dukwiriye kuba abantu bafite ubumuntu. Ndumva ibyo rero byose Suzanne muri aka kanya uvuze uko bimeze, aho bigeze, uvuze ko muzaburana ku itariki 11. Wenda mu gusoza, urumva abakunzi ba HFM icyo wabasaba muri iki gihe utarajya
kuburana cyangwa se kugeza mbese uburanye kuko uzaburana ni iki kugira ngo urebe wenda ko warenganurwa? Yego murakoze. Ikintu rero nsaba, icyifuzo mfite ni umwunganizi nk'uko natangiye mbivuga. Mbere natsinzwe kubera kutamugira, numva byamfasha ari uko mufite. Ubwo rero mu kujurira hari uwo twari twavuganye, ubwo urumva biba ari amafaranga, nsaba amafaranga, ndemera, ubwo nyemera mu kwizera, ariko mba muhaye avance. Urumva harajya kuri konti y'urukiko, hari nayo ayakoresha n'ubundi nawe mu gukora imyanzuro n'iki, mba muhaye mwa avance muri ayo twumvikanye. Ubwo twandikirana yuko andi nzayamuha mbere yuko urubanza ruburanwa mu mizi. Wamuhaye angahe? Nari namuhaye 1/2 cyayo twavuganye, ay'umwavoka wenda sinzi. Umwavoka ni 500 angahe? 500. Okay. Murabyumva ko ibyo ari byose akeneye ubutabera. Nibaza ko ubutabera mu Rwanda burahari, wenda n'abantu bagenda babigoreka nabi, ariko mu Rwanda hari ubutabera. Ntabwo rero ni nayo mpamvu yajuriye, kugira ngo ntabwo utsindiwe aha bashobora kurugoramika, ariko ahandi amategeko akakurenganura kuko amategeko arahari. Twizeye yuko Imana izakugirira neza, twizeye yuko bizakunda, turagusengera. Hanyuma n'abandi babyumva badukurikiye, baraza gushyiraho nimero yawe kugira ngo ushaka kugira icyo yafasha Suzanne amufashe, ushaka kumwunganira, ushaka kumugira inama muri iki gihe, cyangwa se ushaka kumubaza amakuru wenda arenzeho ayo atubwiye, amubaze, kuko ibyo ari byose n'ibipapuro birahari. Ngira ngo ibyo ari byose ibyo avuga ni ukuri, yabizanye n'ibi bipapuro birahari. Ndumva n'amatariki yabinyeretse n'amatariki ariho. Ibyo ari byose ntabwo ari ibyo abeshya, byose byanditse muri iyi myanzuro, byanditse ko azanaburana kuri izo tariki. Rero abatwumvaga mwese, Imana ibaha umugisha, ibagirire neza. Dusengere imiryango kugira ngo iki kintu kiriho cyateye cyo umuntu yumva buri mwanya nimba tugiranye akabazo ari ugutandukana, iki kintu cya infidelite, kutaba inyangamugayo, iki kintu kiri mu miryango, ubusinzi n'ubusambanyi bwateye rwose. Tubisengere kugira ngo uyu mwuka wo gutandukanya, gusenya umuryango uveho, kuko nk'uko twagiye tubivuga kenshi, iyo usenya umuryango ntabwo n'igihugu uba uri kugisenya, kuko igihugu cyubatswe n'imiryango, kandi igihe cyose umuryango utazaba umeze neza n'igihugu kizaba kiriho kibihomberamo. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza, kandi rwose turushirizeho gukomeza dukora ibyiza, turushirizeho gukomeza twubaka umuryango kugira ngo igihugu n'itorero byubakwe. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Nanone Mana nziza, twongeye kugushima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiranye iki kiganiro n'umuja wawe Suzanne, niwe murengezi we, kandi niwe wamurenganura neza bikemera. Mufashe inzira zose wanyura, kuko inzira zawe zirenga 1000, kugira ngo umuhe kuzarenganurwa muri uru rukiko. Mu izina rya Yesu uzakorane n'abacamanza, ubaho umutima wo gukora iby'ukuri ndetse no kurenganura abanyantege nke. Umuhe umugisha, uhe umugisha abana be, umufashe mu buzima bwose, kandi ukomeze kumwitaho muri byose. Uduhe umugisha, kandi uhe umugisha abakunzi ba HFM, mu izina ryawe ryera Yesu. Amen.